Gasogi kujya gutsinda igitego birayisaba kurira umusozi kugira ngo Gasogi itsinde Rayon Sport. Ndimo ndakompoza urwandiko bayemerere kugira abakina bamerewe batenye Rwanda kumbuga nkoranyambaga nta kindi kintu kiri kugenda kigarukwaho uretse amagambo y'abafana ay'abatoza ndetse n'abandi bakunzi benshi cyane b'amakipe yombi. Iyo ni Gasogi ndetse na Rayon Sport. Izi kipe zigiye gukina kuri uyu munsi ku itariki 5 aho ni ku cyumweru ku itariki 5 z'ukwa 10 2025. Ese uyu mukino ko wabaye ishiraniro amagambo akomeje kuba menshi cyane. Kenisi yatangaje, Wasiri yatangaje, Metere Nzovu nawe yatangaje. Gusa nanone hari amagambo ari kugenda agarukaho n'abantu benshi cyane. Metere Nzovu yatangaje nyuma y'uko iyi polisi bana gutsinda Rayon Sport. Rayon Sport itahamara amasa. None Wasiri yongeye gutangaza. Reka nongere ngo ikaze rero muri iki kiganiro tugiye kubana mu minota itarambiranye. Nkusaba kunshigikira kandi kuri buta subscribe wowe wayikanzeho n'iby'igiciro cyinshi kuri wowe. Nkuhaye Sariyoti bahaye ikaze. Wasiri aceza mbere y'umuziki. Koko nese ukabihuza gute n'umwaka? Wasi yatera Sport umwaka Gute? uko yagiye kuri match turatsindwa. Uyu ni superstar ku mbuga nkoranyambaga. Uyu ni umukunzi wa Rayon Sport byimazeyo. Ati Wasiri abyina mbere y'umuziki. Manase ati se none urabihuza n'umwaka gute? Ati reka nkubwire Manase, Wasiri yaratangaje ngo polisi iri buze gutsindwa na Rayon Sport birangira polisi dutsinze igitego kimwe. Ati rero Wasiri atera umwaka. Ngaya nk'amagambo yatangaje nyuma y'uko polisi inyagiye Rayon Sport. Ariko noneho uyu munsi byabaye ibindi. Metere Nzovu yabwiye ubutumwa bukomeye cyane uyu Kenisi, perezida wa Gasogi United. Ati wowe uraza kubirya byinshi. Wasiri nawe yagize icyo abivugaho, avuga ko kugira ngo Gasogi itsinde Rayon Sport bisaba kuba ngo ifite abakinnyi 25 mu kibuga, hanyuma Rayon Sport ifitemo 11. Ati icyo nsaba Ferwafa ni yemerere Gasogi kugira ngo nyine bashiremo abakinnyi 25 hanyuma babone gutsinda iyi Rayon Sport. Ati gutsinda Rayon Sport byabasaba kurira umusozi munini cyane. Aha Gasogi kujya gutsinda igitego birayisaba kurira umusozi kugira ngo Gasogi itsinde Rayon Sport. Ndimo ndakompoza urwandiko bayemerere kugira abakinnyi 25 mu kibuga bahangana na 11 ba Rayon Sport. Ariko nabyo ntibishoboka. Ugiye kwandikira Rwanda Premier League? Ndimo ndandikira Rwanda Premier League IFAB iyobowe na Charles Ernest Wenger. Biga itegeko rishya ryemerera ikipe ya Gasogi gukinisha abakinnyi nka 15 cyangwa 25 kugira ngo ibashe guhangana na Rayon Sport. Mfite ubwoba nibaze buzuza umuhango. Ariko inama ni muri iminsi sigaye ntanga inama zitishurirwa. Aho kurya byinshi wasiba kuza bikaba nka 3 ku busa byamaga kugira ngo wumve uburyo none ari ibintu biraho ngo biciriritse. Ariko tinya ikipe champion irangira ikigurira igikombe. Hakini igikombe kirana ahubwo ngo nyiguhereze ukibankirire. Yararebye isanga nta handi hantu yakuri igikombe usibye kukigurira. Ngayo nguko rero ngubwo ubutumwa bwa Wasiri tangaza amagambo ntayatambukije se. Metere Nzovu nawe ati wowe Kenisi, perezida wa Gasogi United, reka nkubwire wo ntago wabasha gutsinda iyi Rayon Sport. Ati utagira ngo nuko polisi yadutsinze ukagira ngo nawe wabikora. Ati oya, reka nze nkumvisha ubutumwa bwa Metere Nzovu, umukunzi wa Rayon Sport, umukunzi wakadasohoka icyamamare ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nanone amagambo ye agasetsa abantu benshi cyane. Gusa sinzi ko abafana ba APR hari bamukunda. Oya, naba Rayon Sport kubera ko avugira Rayon Sport kandi ibikorwa bye kenshi na kenshi bivuga kuri Rayon Sport bikanasebya APR FC. Mu butumwa bari kugenda bugarukaho n'abantu benshi cyane ni ubutumwa bwa Metere Nzovu yageneye abakunzi ba Gasogi United ndetse abugenera perezida wa Gasogi United Kakoza Nkuriza Charles wamenyekanye nka Kenesi. Metere Nzovu yagize ati nanjye nkeneye Kenesi, njye nkubwiza ukuri uzabona amafaranga ariko amanota tuzayagutwara. Abareye turi benshi
amafaranga uzayabona kuko tuzaza turi benshi, nanjye uwo munsi nzishyura amanota 3 tuyatware, umujinya polisi FC yaduteye nawe tuzawugutera. Ngaya magambo y'iki cyamamare Metere Nzovu arangije guha ubutumwa KNC, arangije guha ubutumwa abanyarwanda bose muri rusange, abakunzi ba Rayon Sport nicyo bamukundira, kandi dore anakunzwe n'imbuga nkoranyambaga ndetse n'abantu bagiye batandukanye baramukunda cyane. Nguyu Nzovu ati umujinya twatewe na Police FC kadutsinda igitego kimwe, ati turaje tukwishure, gusa nanone nyuma yaho Police yanyagiye igitego kimwe Rayon Sport. Hanyuma uyu mugabo Metere Nzovu ajya ku itangazamakuru aganira na Manase, aravuga ati wasirabye nomero y'umuziki yaduteye umwaka dutsindwa na polisi, hanyuma se Gasogi n'imutsindayo. Arabyifata mutera, aravuga aya magambo, reka tubihanga amaso. Gusa KNC nawe yagenewe ubutumwa aba bafana ba Rayon Sport, arababwira ati ikipe mwere kuyitererana, hanyuma itazisanga iri kujya guhatanira ku mwanya wa nyuma kugira ngo itajya mu cyiciro cya kabiri. Ariko aba bantu ko bazi kuryoshya championara, Wasiri no gutangaza, KNC agatangaza, na Metere Nzovu agatangaza. Aha, reka nze mbabwira ubutumwa uyu KNC yageneye iyi Rayon Sport, ayibwira ko abafana bayo batagomba kuyitererana ngo bayishyire mu cyamunara, ati kuko iramutse ibuza abafana yahita yimanukira kujya guhatanira cya cyiciro cya kabiri, ati niyo yaba yibereye. KNC mu butumwa yatambukije ku mbuga nkoranyambaga, ubwo butumwa yabutambukije ubwo yaganiraga na Isibo TV na radio. Ubwo butumwa bwaragiye bushegesha abantu ku mbuga nkoranyambaga, baravuga bati wowe uri kwishakira amafaranga, uri kugira ngo abakiriya bazaza ari benshi cyane kuri stade hanyuma ubona amafaranga. Ariko KNC we ati njye amafaranga ndayashaka, ariko n'amanota 3 ndayakeneye, ati rero ngomba kuyakura kuri Rayon Sport. Ati bakunzi ba Rayon Sport muzaze mwirebere iyi kipe yanyu mugiye gushyira mu cyamunara. Perezida wa Gasogi United Kakusankuriza Charles wamenyekanye nka KNC yagenewe ubutumwa abafana ba Rayon Sport, ababwira ati icyo nabwira abafana nibareke kuyitanga mu cyamunara, ubu Rayon Sport ikimeze uyambuye abafana, Rayon Sport ishobora guhatanira kumanuka. Ngaya magambo ya KNC yabwiye umunyamakuru wa Isibo TV na radio. Umunyamakuru wa Isibo TV yaramubajije ati none se KNC turabizi ko ukunda umupira, ati waguhereza iyi kipe ya Rayon Sport wabyitwara mute, wayifata ute, si waba ubyishimiye? KNC aravuga ati ngewe ntago nge nifuza, ati reba iyi kipe Gasogi United, reba imyitozo irimo, ibindi wibimbaza umbaza uti tuzatsinda Rayon bingahe, ahubwo kumbaza ngo mfatire ya kipe, iriya kipe se ni yanjye, ngiye mfite iyanjye, mfite iyo naruhiye. Amagambo ya KNC yakomeje kugora ko n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, abantu benshi bari kuvuga bati uriya mukino tugomba kujya kuwureba, atariko ni bya bimwe bya KNC yagiye gukina amanza yivuga kuri Rayon Sport mbere yuko nyine akina nayo kugira abafana baza ari benshi cyane hanyuma yibonera amafaranga. Uyu mukino rero ugiye kuba kuri iki cyumweru ku itariki 5 z'ukwa 2025 nibwo KNC agiye kwakira muri Pere iyi Rayon Sport ngakayitsinda mu kuba w'ibitego. Ariko nanone abandi bantu benshi bakomeje kuvuga amagambo agiye atandukanye. Ngayo nguko rero ibya KNC se ndetse n'iyi Rayon Sport arayitsindara. Aha, reka tubihanga amaso na Metere Nzovu agiye kuba hibereye, dore ko yavuze ko none hagiye kwishyura akareka guca munsi y'amagiriyaje hanyuma akajya kwishura amafaranga kugira ngo arebe umukino atuje. Ni ubutumwa rero yitambukirije ku mbuga nkoranyambaga ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru kimubaza ibya Rayon Sport ndetse n'iyi Gasogi. Ngayo nguko rero mukanya ubwo abahajisho barajya kureba umupira cyangwa se abandi bamve kuri radio. Nge rero mubanye muri iki kiganiro nitwa Vincent. Reka nkwisabire kunshyigikira kandi kuri buta subscribe ukugira ngo ibiganiro n'amakuru nzajya nyuza kuri channel bizajye bitawe kugera mu wa mbere utiriwe urashakisha. Komeza kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza, ndagushimiye.